kabaye noneho ubu ngubu nizere ko mumeze neza nshuti zanjye, ni Ubald ry'Imana ikora nk'ibisanzwe, tuguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Nta Mikino. Nk'ibisanzwe rero tugenda tubaha utuntu tugiye dutandukanye tw'ubwenge, ngiye kukwereka uburyo wabasha kwipimira ukamenya ese ahantu imvura yagwa ite. Ikintu cya mbere rero usabwa uba ubanza ukareba application yawe ufite muri telefone, ngira ngo abantu benshi application murayizi yitwa weather, iyi ngiyi nafunguye iri gufunguka. Kanze mbereke gatoya wenda murabona, bwa mbere babitweretse failed to locate, aka tuyifunge twongere tuyitangize. Kandi ikintu ugomba kumenya ko data zifunguye, ukamenya ko na location yawe ifunguye, urayifungura rero iyi application, bari kutwereka ngo locating. Iyo bakweretse gutya ibirimo locatinga, ese uherereye ahagana he, device yawe ahantu iherereye satellite irabasha kuyibona. Urabona ko batweretse ni Safeni mu majyepfo niho duherereye ubu tuvugana. Noneho iyo ukanzeho ngo start to use, bahise batwereka ngo imvura nyine, sorry kubibona se, imvura ubu tuvugana iri kugwa, ni rain shower, ni imvura nkeya cyane, ntabwo ari nyinshi wenda ngo irimo inkuba cyangwa iki. Noneho hano aya ngaya ni amasaha imvura y'ibigenda biri kugwiraho. Niba aka kantu rero utari ukazi, ndagira nkubwire ngo kora like, ukore subscribe niba utarayikora, kuko byo bigufasha kubona video zose tugenda dushyiraho, asigaye